bakunzi rero ba Dark Films twagarutse kwa muzehe tena twagarutse kwa muzehe ndabanza mbasuhuze mugire umunsi mwiza ku bantu bameze neza mukomeze mugire ibihe byiza ku batameze neza namwe twizere ko ejo bishobora kugenda neza uyu munsi bishobora kwanga ejo bigakunda namwe mwebwe ibihe bimereye neza mujye mwibuka murebe na babandi ibihe bitameze neza nabo mubarebe namwe ku batameze neza twizere ko uyu munsi bishobora kwanga ejo bigakunda nje ubasuhuza ndacyari umunyamakuru mumaze kumenyera niyo nkuru Edward aka Vibration mumaze kumenyera kuri iyi channel ya Dark Film aho tumaze kugenda tubagezaho ibiganiro byinshi bitandukanye tubagezaho inkuru nyinshi zigiye zitandukanye mbese no kuyandi macano atandukanye hano twagarutse rero twagarutse kwa muzehe aho episode kari gashize twagiye tubaha utu episode twabahaye episode ka mbere tubaha ka kabiri ubu twagarutse ku episode ka gatatu episode ka kabiri karangiye muzehe ari turi kubaza muzehe imyaka ashobora kuba afite aho muzehe yatubwiraga ati ntabwo nyibuka rwose ntabwo nyibuka dore ndeze ndakuze imyaka nshobora kuba ntayibuka kuko hanyuzemo igihe ubwo twaje gukora ubushakashatsi twaje kwegera bamwe mu bo mu muryango wiwe tuza kugerageza kugira ngo tumenye imyaka muzehe koko ashobora kuba afite twaje kugereranya tubona muzehe ashobora kuba afite imyaka 103 kuri ID yiwe niyo byo twamaze kureba twasanze twagereranyije turareba igihe yavuke dusanga afite imyaka 103 ubwo urabona ko aracyari umusaza n'umuntu ugikomeye gifite akabaraga rwose ukibasha kuvuga ubona ameze neza rwose nta kibazo hanyuma rero twagarutse kuri episode ya gatatu aho twagarutse kwa muzehe n'ubundi aho dukomeje gukora bino biganira kwa muzehe ni mu murenge wa Nkanka akagari ka Kinyaga umudugudu ni kabutimbiri ubwo ni mu nkengero za Nyamasheke na Rusizi hafi aho ngaho niho twagarutse kwa muzehe kuri episode ya gatatu rero muzehe tuguhaye ikazi wiriwe amakuru ki yego wakongera kwiyibutsa abantu bakurikiye iyi Dark Films wakongera kubiyibutsa ukababwira amazina yawe uko witwa amazina yawe nitwa Faustin Ubabura yego mumaze kumenya Faustin ni umusaza tumaze iminsi tubaha episode twagarutse kuri episode ya gatatu muzehe rero wakomeza ukatwibwirira mu myaka yanyu ko mwari mubayeho yego wakomeza muzehe wagatubwira uko mwari yego kera nyine yego hari ku ngoro y'abaryi abaryi rero barabatutse abaryi barabatutse yego barakubwiraga wowe yego ukaza uri umutegetsi nkuko waba umumotso yego ukambwira ati ushake inkoko cyangwa ihene yego uyimbe yijyane umwami yego ikajya hara kwa Musinga yego Musinga akabirya yego wabijyanye bakamushimira kandi bakamumeshaho yego undi nawe umutegetsi nawe ari umumotsa yego ibisiga muhira nawe yego akarya ibikeyo bityo akabisoboza ku mutware yego umutware akabijyana kwa Musinga yego hari mutabayira yego Musinga nawe akabifunga ngo Musinga iyo mwabishitsaga byabaye ibyiwe byera akabyifunga okay urumva muri icyo gihe cyanyu mwabaga muri abantu b'abasore rwose muterura muri abantu bakomeye twara abasore kandi bifasha icyo gihe batutsi yego uboneka mututsi nyine nkuko waba umeze nkuko yego ukaza kwambwira ati ejo uzazana inkoko yego bo nkayizana namara kuyizana nkayikuzanirwa ari wo mutwara usigaye umutwara iyo nkoko ukajyana kwa Musinga yego Musinga nawe akayifunga hariya mu Rutabagira yego yego akayifunga amara kuyifunga umota nkuko wari umota nyine nawe bakaguhemba yego byabaga ari hatari
byari bikomeye pe byari bikomeye. urumva ko mu icyo gihe urabumva nkatwe rero imyaka twebwe dufite muzehe twebwe ku myaka dufite ntabwo tubasha kumenya mu mateka. Niyo mpamvu iyo tugize amahirwe tukababona tugerageza kugira ngo muduhe ayo mateka abakurikiye iyi televiziyo bakomeze bakurikirana aya makuru bakomeze bamenye ukuntu icyo gihe mwari mubayeho. noneho yego ugakoresha yego waba uri umumotsa nyine yego ukoresha iby'umumotsa bakaguca inkoko ukayijyana ku mutware nyine uwo mumotsa nyine yego umumotsa nawe akayijyana kwa Musinga hariya mu Rutabagire. Ibwo rero Musinga akabyakira namara kubyakira nawe akabyifunga. yahitaga amenya ubwo ahantu ibyo bintu bivuye. Musinga yahitaga amenya ati aha hantu ibintu bivuye ni kwa runaka. Kwa runaka nawe akabyifunga. Urumva ko mw'ibyo bihe ntago byari byoroshye. None se muze urabona nk'icyo gihe ugereranyije wenda sizi niba waba kibasha kubyibuka ugereranyije ukareba mw'iyo myaka mwari murimo ari nuno ni kino gihe turimo igihe cyari cyiza ari ni ibihe bihe byabaye byiza ari kino gihe turimo ari n'icyo gihe cyahashize ahantu ugereranyije ukareba ubu ahantu heza ubona ari mu gihe cyashize ari no muri iki gihe aho ubona bimeze neza ni hehe? Aho bimeze neza naha turi hano turi. Yego naho mu kindi gihe nyine byari bigoranye ahantu habi byari biragaragara pe baragufataga yego bakaguca inkoko yaba ari inkoko yego ukayitanga amara kuyitanga bo nabo bakasubiza ku muhanga. Ubwo icyo gihe kujya ngo urumva ko icyo gihe n'iki gihe turimo biratandukanye. Urumva ko icyo gihe bazaga bakavuga ati runaka uraduha inkoko iyo nkoko ukayitanga utazi iki giye kuzira utazi aho igiye ngo ugiye ku mwami igiye ku muntu utanazi. Ariko ubu ngubu urabona ko turi mu gihe cyiza turi mu gihe cyiza rwose turi muri viziyo. Haricyo bababaza se aya uyu munsi ntacyo tubazwa mbega mwarakize twarakize. Iyo muzehe rwose twarakize aho byakiriye aho mwakiriye mbega nuko tuzi ko nicaye hano tukicaranye. Yego turiyicariye turi kwiganirira cyane rwose. Naho muri icyo gihe rero nakubonaga nkagira ubwoba nk'uko uri kuganira n'umunyamakuru ukumva ufite ubwoba. Yego nkaba mfite ubwoba ukambwira ati ejo uzazana inkoko wamara kuyizana ukayikugezaho nawe ukayigeza ku bwami. Basi none se muze iyo bagusabaga nk'inkoko utayifite byagendaga gute? Ntabwo wari kuyibura wita kujya kuyishaka ukayigura mpaka uwo munsi kayiga bakakubwira ati ejo uzazana inkoko wamara bakamara kubwira nyine nawe ukikabakaba ugashaka inkoko ukajya kuyigura mu isoko. Iyo wabaga ntazo woroye mu rugo iwawe wajyaga kuyishaka ku isoko amafaranga ukayishakamo ukajya kugura ya nkoko ikajya ku mwami. Urumva ko icyo gihe byari ibihe bigoye cyane byari ibihe bigoye. Niyo mpamvu tuvuga ati wenda iki gihe turimo ni cyiza cyane. Aho ni byiza muri iki gihe turiho turahuta ni byiza kuko nkuko twicaranye wambwira ati ejo ushaka inkoko ukayishaka nkamara kubibona ukayizana n'iwawe nawe ukareba. None se muze ubwo umwami yamenyaga ko iyo nkoko ari wowe wayitanze cyangwa yavugaga ati ivuye ku mumotsa runaka? Umwami ntabwo yamenyaga ko ari wowe wayitanze. wabaga uri umumotsa nyine. Yego waba uri umumotsa ukambwira ati ejo uzana inkoko yo kujya ibwami. Yego iyo nkoko wamara kuyibona ukajyana kuri wowe nyine ubwawe ubutegetsi bwawe. Yego nawe ukajyana kwa Musinga. Urumva ko bitari byoroshye.
musinga nawe akayifunga akayifunga nawe byari ibihe bigoye rwose byari mbega bitobotse byari ibihe bigoye bitoroheye buri wese bon musinga rero yego mbega ni nkuko waba umutsa nkuko umeze uko umutwe ari uwo mutsa iyo nkoko nkayiguyezaho namara kuyiguyezaho nawe ubwawe ukayijyana urumva ko icyo gihe muzehe urumva ko icyo gihe hagikoreshaga amoko y'abantu urumva ko muri icyo gihe cyanyu habagamo igihe bavugaga ngo umututsi umuhutu umutwa ariko ubu ngubu twebwe noneho kino gihe kuri ino ngoma ya perezida Paul Kagame byavuyeho ubu twese dusigaye turi abanyarwanda nta muhutu nta mututsi nta mutwa twese twabaye abanyarwanda urumva ko twagize mu gihe cyiza ubu rero mufite byinshi yego kera umutwe ntiyasoraga none asigaye asora yego amafaranga mukayarya yego umutwe cyamutungaga ni ugusega umutwa ikintu cyamutungaga icyo gihe kwari gusenga gusega ubwo ni ukugira ute muzehe gusabiriza ariko gusega icyo gihe mwabyitaga gusega ariko ubu ngubu nicyo twakwita gusabiriza nicyo cyari kibeshejeho umutwa icyo gihe nta kindi naho umutwe iki gihe musiga abategatora ubu ngubu byaroroshye ubu ngubu abo ngabo twita ubu none ntabwo tukibita abatwa n'abahutu mu bandi twese twabaye abanyarwanda none nta muhutu nta mututsi nta mutwa twese twabaye abanyarwanda ubu turi bene kanyarwanda rwose turi abanyarwanda buzuye ubu ngubu nicyo gihe ubu twese dusigaye dufite ijambo haba uwo icyo gihe mwitaga umuhutu cyangwa se umututsi cyangwa se umutwa ubu twese twabaye abanyarwanda ubu twese dufite ijambo rimwe twese turangana niba ari umusanzu niba ari amafaranga yo gutanga y'irondo twese turayatanga twese tukayatanga ku kigero kigira ute kingana urumva ko ubu ngubu byabaye byiza na ba bantu bahezwaga inyuma n'amateka ubasigaye aribo bari muri presidence ugasanga abo icyo gihe mwitaga abatwa ubu nibo cyane rwose usigaye bari muri presidence ugasanga ari uyoboye inama runaka ugasanga ari umuntu ukomeye ubu twese kwa perezida Paul Kagame twese ubu turi bamwe twese turangana turi bene kanyarwanda urumva ko bitoroshye urumva ko icyo gihe n'ubu ngubu bintu biri guhinduka igihe turimo ni igihe cyiza rwose iki gihe turimo ubu ni igihe cyiza ubu rero muri iki gihe musiga mwitegeka namwe cyane mwitegeka iyi nzu kera babonaga mfite nk'izu mbega cyangwa n'iriya iyi nzu cyangwa iriya izi nzu tureba nizo muzarimo aratubwira yego none izi ni izanjye ati ukavuga ngo ni izanjye yego niza kwita ati ni izanjye yego bon bakareba inzu nziza nyine yubakitse nk'iriya yo hirya yego bakayifata ku ngufu ubwawe ukayijyamo uwari urimo akayivamo iyo nzu bayifataga mu buhe buryo bazaga bakakubwira ati iyi nzu n'iyi ni ibyawe ati tujye kukwakamo inzu imwe warazubatse ari izabo bakaza bakazikwambura komeza utubwire rero bajyanaga ku mategeko bon babona nk'iriya nyine isize hariya bakubwira ati iriya nzu natwe turayijyanye izi ziga ni izawe ubwo iyo nzu yo bayijyanaga yabaga ari iyande ninde wabaga uyirimo iyo nzu umutware umutware yahitaga aza akayibamo n'umuryango wiwe akaba aragikwambuye atayikuguriye atagwaye amafaranga nta n'ubwumvikane akayigushimuta akajyana ku ngufu ariko urumva ko ibihe utanagize n'ituvuga reka da nta nicyo wavugaga barakubwira ati iyi nzu ni iyanjye anige mutware rero ati iyi nzu ni iyanjye noneho ukayivamo wamara kuyivamo nkayijyamo ntihagire ikintu ugusabuta muri byo ariko urumva ko ubu twagiriye mu bihe byiza urumva ko nk'uko uri kuduha amateka urumva ko ubu ngubu hari uwaza kubwira ngo muze mvira mw'iyi nzu reka da ubu ntawaza ngo abivuge reka ntawe rwose naho mbere barupindaga bakifata inzu ku nzu mbega
basaga nk'inzu nk'aka kazu kanjye kasize iki cyondo kimeze gutya ati wowe inzu si yawe ese bite shobuja ati ni yacu bakayijyana ku ngo atayiguze kandi atayikugishije inama ataranayubatse nta musanzu yaguhaye bakajyana ku ngufu ukaba ugihize nta kigiye wavugaga ko bitari byoroshye byari byoroshye bafatiraga ku ngufu nta kindi kibazo nta naho kuregera ntaho kuvugira nta ruvugiro mwari mufite icyo gihe ariko urumva ko uyu munsi byararangiye muze byararangiye aya mategeko yavuyeho yavuyeho rwose muze icyo gihe se mwarigaga habaga hariho amashuri yariho da mwarigaga icyo gihe waba warize se wowe wageze mu ishuri wowe reka da mu gihe cyanyu nari umuboyi wabo wari umuboyi ubwo umuboyi muraho umuboyi yabaga ameze gute muze umuboyi ni umuntu wabaga umeze gute utekera abatutsi icyo gihe wabaga uri ubwo muri iki gihe dusigaye tubita abakozi muri iki gihe cyacu dusigaye tubita ko ari abakozi kuko nabo bakora bahembwa mu gihe cyanyu mwabwitaga abaki burya abayaya ni abaki n'icyo gihe cyanyu muri icyo gihe none icyo gihe ntabwo wize bahise bakujyana hari abaja n'abajakazi ubwo n'abajakazi babitandukanya gute b'abagore hari abajakazi b'abagore hari abaja b'abagabo abaja babaga ari abagabo abajakazi ari abagore b'abakozi bakoraga mu rugo rw'umuntu nta kundi ubututsi barazaga bakareba nk'inzu bakareba n'iriya nk'uko zimeze gutya yego ubwo bakifata inzu yabo ati inzu ni yacu nta mategeko gifite kuri izo ukaba ubaye umuyaya wabo ukaba uregutse rero bakayigira iyabo ukayijyamo bakakugira umuja basi ukajya ubatekera warabatekeraga bagize uko bakwambura inzu yawe bakugize n'umukozi wabo ko ibyo bihe byari bigoye icyo gihe ubwo habaga hariho amashuri mwajyaga kwigira hehe icyo gihe amashuri yahize yabo ntabwo mwigaga nk'ubu ngubu urabona hano hari ngo warize ukiga ikibeho ngara ku ishuri hariya haruguru ukajya guhiga mara guhiga rero ukaba umuja wabo nabo kandi uri ku ishuri wageraga ku ishuri ukaba n'umuja wabo bakagutegeka kandi uri kwiga umva ko bitoroshye byari byoroshye uzi umugabo wa matebwa ari we Paulo yafataga mbega kibumba yego niyi bugaragara yego akagiriye noneho agakurira rugaragara yose na kibumba bigashobora iramumara hose akaba mukwe none agafatamwe abantu bazajya bamuhingira agafatamwe abakozi bakaza kumuhingira bakaguca umuhinzi w'uwa mbere ku wa mbere ukajya gukora kwa Paulo yego ukajya kumuhingira yatangiraga mbega kwezi izo zimeze iwe hari ku kiriya giti yego Paulo niho yaratuye kiriya giti ikituruzi hano hirya kiriya kirekire kiriya yego noneho bagatangira hano yego bamuhingira iwe bikabije akongera agafata hariya mu gitwa cya kibumba yego akahagira umurima wiwe umva ko ibyo bihe ntabwo byari byoroshye ariko byari byoroshye binoshye ariko ntibyari ntabwo muri icyo gihe cyanyu nk'ubu ngubu
wabonaga nk'umuntu nkanjye ugahita wiruka ukajya kwihisha ufite ubwoba ariko ubu ngubu rwose ibintu kwa Perezida Kagame Paul ibintu byose ni umutekano umutekano kera mu gihe cyanyu nta ntambara zabagaho cyangwa se ibitero bya hato na hato ngo abami baterane cyangwa ikintu waziraga mbega yego bacaga imirima imirima mu ntara z'igihugu nyine yego ariyo miringoti bagacamo imiringoti yego bakagwa miringoti bakagwa mu ruringoti bakagwa umuringoti yego iyo ntara ikarangira noneho bakagira uwabo nabo yego wabo bwite yego bitoye yego bakawufata bakajya bakubwira ati ujye uza guhinga ukabahingira nabo ukababera umuco cyari igihe cy'ubu ubwo ntibwari nk'ubukoroni muze bwari ubukoroni nyine bwari ubukoroni pe bwari ubukoroni uzi kwambura umuntu inzu yiwe ukamwambura umurima wiwe warangiza kubimwambura akajya no kubihinga akajya kukuberamo umukozi akajya yirirwa abikora utanamuhemba byari bikomeye cyane okay ndumva ufite amateka menshi cyane rwose ubu muze mu gihe cyanyu mu bantu mwabigirukanye cyangwa se mwakuranye ubu hari ugihari mu bantu mwakuranye ubu ngubu hari umuntu ugihari mu ngana barashaje kuko narebye ku irangamuntu yawe cyangwa se narebye ku irangamuntu yawe mbona rwose uri umusaza ugikomeye kandi ukuze cyane imyaka 103 ni imyaka myinshi warayibonye indangamuntu yanjye warayibonye ariko ubu nkareba ubu gihe cyacu twebwe ntabwo tuzigeza mu myaka mufite reka ntabwo ntabwo pe ntabwo maze kumenya ubwenge nta bwenge bari bafite ntabwo bari kuvuga ati ejo uzajya uhinga kwa Pawulo guhinga guhinga kuwa mbere kwa kabiri mbega kuwa mbere ugashinga umubyizi wo guhingira Pawulo ukawurangiza ukongera ugafata undi ukawurangiza batakwishyura ikodo babikwishyura wakoraga gutyo utishyurwa ikodo ku mategeko ku ngufu mpaka na hivi wanga kujyayo kumuhinga yo wangaga kujyayo byagendaga bakaguhana baguhanishaga iki inkoni baragukubitaga dore itongo ry'abahutu niri hano mbega kwiki kibanza kimeze hano iwawe bakakubita inkoni 8 bakakuryamisha hano hasi bakagukubita ukaryama bakakubita 8 ikiboko kandi kimeze nk'umurizo w'inka kuryamisha bakakubita kubera ko wanze kujya gukorera umuntu bakagukubita batari no kukwishyura umva ko bigoye 8 ikiboko kimeze nk'umurizo w'inka gingana n'iyi nkono ufite ukaryambara kukubita 8 barangiza kukubita 8 akagusimbuka basi birarangiye okay muze urakoze cyane abakera twarakize hari mufite ibibazo muzehe urakoze cyane turagushimiye ku mateka ubashije kuduha nukuri tuba dukeneye amateka nkayo ngayo guhura n'umusaza nkawe ukaduha amateka nkayo ngayo tuba tuyakeneye murakoze nawe turagushimiye nkomeza kwibutsa abantu aha turi ni kwa muzehe rwose niho turi uru rugo mubona hano mwitegereza muri ino video ni kwa muzehe hano turi rwose umusaza duhaga amateka yaranze igihugu turimo ubu ngubu aduha itandukanirizo ry'amateka ry'igihugu turimo n'igihugu igihugu turimo isi bahozemo n'isi ubu ngubu turimo ubu ngubu muzehe yaduhaga amateka nyuma yo kuduha amateka rero muzehe turamushimiye ku bantu bahoraga bambaza ati muzehe dukeneye kumenya imyaka muzehe afite ubu ngubu twamaze kumenya imyaka muzehe afite
tumaze kubona ko afite imyaka 103. urumva rero mu gihe cyacu twebwe ntago tutizigeza mu imyaka, dukomeza tugasengera muzehe, tunasaba ko wenda haramutse hari umuntu ufite ikintu ashobora kumufashisha, ashobora kumufashisha agafashisha muzehe, tuba turi uri gutugezaho aya mateka yaranze igihugu cyacu. Ufite ikintu wamufashisha, wanyura kuri iki kiganiro, ukajya muri comment ukandikamo, ukaba wabasha kuduha inkungu ushobora gufashisha muzehe. Urabona ni umusaza ukuze rwose, haramutse hagize ikintu wamufasha rwose, wanyura kuri Dark Films, kuri channel yitwa Dark Films, ugahandika ukajya muri post ukandikamo, waba ufite ikintu ushaka gufashisha muzehe ugacyandika, cyangwa se ukanyura kuri email yange ni Edward niyo nkuru, ukaba wabasha kunyandikira tukavugana, cyangwa se kuri iyi link turaza gushiraho nimero ushobora gunyuzaho umusaza ushobora gufashishamo muzehe. Ndabashimiye mbibutsa gukomeza gukanda subscribe, share and comment kuri Dark Films. Turabashimiye, mukomeze mukurikirane ibiganiro. Ku episode ka mbere mwarabirebye, aka episode ka kabiri mwarakarebye, aka na episode ka gatatu niho hangaha dusoreje inkuru yacu y'uno munsi. Dushimira muzehe, dushimira n'abantu bakomeje gukurikirana ibiganiro byacu. Nje ubagezaho iki kiganiro nababwiye ko nitwa Edward niyo nkuru aka Vibration, ni umunyamakuru umaze kumenyera kwiyicana mbese no kuyandi macano atandukanye. Bye, shalom shalom.